basore mwe ndagira mwumviriza akakana mugatega amatwi mwumvise iyi mpano ngiye kuyeba nk'umusaza ndacyari muto ariko reka mbaye impanuro nk'umusaza ngiye umaze kunyobera niba uzi yuko ufite girlfriend udashobora kugufasha mu kibazo ufite ukabona amafaranga ukamutwara out mukasohoka hanyuma ukamugura buri kimwe ashaka mukanezerwa ukabona amafaranga ukabamugura agakweto ukabamugura agapantaro ukabamugura agakote ukabamugura agatelefone kazima ukamwitaho uko ubishoboye ese we kuki adashobora kugira icyo gufasha igihe ufite ikibazo ukagenda ukamubwira uti sheri wanjye uno munsi wanze uno munsi byanyobeye n'ubu ngumviye mu kazi ndi gutambuza amaguru ndi kugendesha amaguru nabuze n'aya boda ntabeyo yaguha ukamuhamagara uti sheri wanjye uno munsi wagiye kunsohora mu nzu nabuze amafaranga y'inzu kazi ntabwo bari batwishyura ngurizaho 10,000 ngurizaho 30,000 nzayaguha nahemba ntabeyo yaguhereza ukamubwira ati sheri wanjye uno munsi mfite ikibazo kindemereye kimeze gutya na gutya ntabe yo gufasha ahubwo akakwihanganisha uti sorry ese iyo sorry wayijyana kwa Randi Road cyangwa wayijyana k'uwo muntu wagombye kugutwara kujyana ku kazi cyangwa gucyura ku kazi akagutwara mu by'ukuri muri abakobwa muri kumwe nabo namwe abakobwa muri abasore muri kumwe nabo mwumvise aba bantu mu bitondere ntabwo dukeneye inshuti zo kuryohana gusa inshuti dukeneye zo kudufasha mu bibazo turimo mufashe nawe mfashe bitari ibyo ntabwo turi kumwe nawe urakata ukwawe nanjye nkata ukwanjye mwumvise nawe aho uri utekereze ku muntu muri kumwe uko bihagaze muri iki gihe mbisubiremo ntabwo dukeneye inshuti zo kuryohana mu buriri cyangwa se muri pati cyangwa kimwe twasohotse twariye ifi oya dukeneye inshuti zidufasha mu bibazo dufite nawe nkagufasha mu kibazo ufite kanda subscribe, like, share ndetse na comment dukomezanye ku zindi video murakoze.